Tayari zama kibyumva ati Yesu wanje we noneho iyi nkuru sinzi aho ndi buyihere kugeza magingo aya ku bakunzi ba filime agahinda k'imfubyi agahinda kagiye kaba agahinda noneho kugeza ubu ngubu ubwo mama Derrick yamaze kuba yafata umwanzuro abwira Kazuba ati nongeye kugufatira aha muri uru rugo rwanje amaguru ni uguhita nyasobanya. Ese Derrick we biraza kuba byamugendekera gute nimba baramaze kuvuga yuko aho umwe ari n'undi niho agomba kuba ari, muri make ngo buri umwe ntaba agomba kuba aho undi atari, bakaba bamubwiye ko nazongera kugaruka muri uru rugo bazamuvuna amaguru, kandi na Derrick nawe nuko asubiye kwa Kazuba nyina akamusangayo noneho yamutsinda. Uzamuha akibyumva ati Yesu wanje we zamuwe abagira ngo atwisekereze nubwo nta mutima mubi, ariko nawe araje azabigwemo dore ko nyina wa Derrick atangiye kuja agerayo akavuga ati noneho aka kantu ko nakahe, ese mwagatoraguye he? Nyemerera unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu byo gufungura ibuto ya subscribe, dore ko tugiye kugirana ikiganiro kidasanzwe. Ni amakuru meza ngiye kuba nabagezaho avuye muri filime agahinda k'imfubyi. Ibyabaye uyu munsi ndaje mbivuge, byabereye kuri behind the scene ndaje mbivuge, nibishake binkoreho njyewe ndabivuga ku bakunzi ba filime agahinda k'imfubyi, by'umwihariko ugiye kubanza ugaragaze yuko ukunda Derrick cyangwa se Kazuba cyangwa se Zamu cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye, ariko ndabizi ko ni abantu batarenze batatu ukunda kurusha abandi. Ugiye kugenda muri comment umuntu ukunda umushiremo udutima twinshi cyane, nurangiza urenzeho n'izina rye. Ndabizi neza uwa mbere ashobora kuza ari Kazuba, uwa kabiri akaza ari Derrick, uwa gatatu ndakeka ntashidikanya ko yaza ari Yesu wanje we tuzi nka Zamu, kuko abo bantu nibo bamaze kuba bakigarura imitima ya benshi hano muri filime agahinda k'imfubyi. Reka nkwisabire nanone kunyereka yuko wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe. Hari abajya bavuga ngo ntago bazi ahantu yaba iherereye, naho munsi ya video ho gakeya aho ngaho ku ruhande rw'iburyo haba handitseho sabone cyangwa se subscribe, ukihakandaho uba wiyunze ku bandi ukinjira mu muryango mugari w'abakunzi ba filime agahinda k'imfubyi, dore ko hano ariho duhurira tugatanga ibiganiro, buri wese akavuga icyo yifuza muri filime agahinda k'imfubyi, akagaragaza n'umukunzi we n'umuntu utuma areba filime by'umwihariko. Buri wese aba afite umuntu utuma areba filime by'umwihariko. Hano tugiye kubana mu kiganiro kitarengeje iminota 10 cyangwa se 15 yonyine, ariko turahava tuhungukiye byinshi cyane, tuhungukiye byinshi cyane mutari muzi, byaje kuba igihe ureba filime ariko ntusobanukirwe neza cyangwa se ikarangira nta kintu wumvishemo cyangwa se nta kintu kizima kigaragaye, ariko hano iyo ugeze kuri iki kino kiganiro urushaho gusobanukirwa ndetse no kumva ibyaje kuba byagaragara muri episode iba yasohotse, ndetse n'iraza ikaza ufiteho amakuru makeya kugira ngo irusheho kukuryohera. Reka nguhereze ikaze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane aho uhereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugerekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Wowe umaze kuba wakanda ku buto ya subscribe, nguhaye ikaze mu kiganiro cy'abakunzi ba filime agahinda k'imfubyi, aho tugiye kuba twabaganirira ku bantu batatu bonyine. Harimo Kazuba, hakabamo Derrick, hakabamo na Zamu muzi nka Yesu wanje we. Munyemerere rero dutangire twibwirana, buri wese agiye kugenda muri comment abe yashiramo izina rye kugira bize kuba byiza cyane kurushaho, ahite arenzaho akadarapo k'igihugu yaba aherereyemo kugira ngo tugende turushaho kubona abakunzi bacu ba nyabo igihugu baba baherereyemo. Ni ibintu bitagoye kuba wagenda muri comment ugashiramo izina ryawe, niyo ryaba rimwe ntabwo ari ngombwa yose uyashiremo, ugahita urenzaho n'akadarapo k'igihugu uherereyemo. Aho ngaho ubu twibwiye ku buryo burambuye. Tayari zama kibyumva ati Yesu wanje we noneho iyi nkuru sinzi aho ndi buyihere kugeza magingo aya ku bakunzi ba filime agahinda k'imfubyi agahinda kagiye kaba agahinda noneho kugeza ubu ngubu ubwo mama Derrick yamaze kuba yafata umwanzuro abwira Kazuba ati nongeye kugufatira aha muri uru rugo rwanje amaguru ni uguhita nyasobanya. Ese Derrick we biraza kuba byamugendekera gute nimba baramaze kuvuga yuko aho umwe ari n'undi niho agomba kuba ari, muri make ngo buri umwe ntaba agomba kuba aho undi atari, bakaba bamubwiye ko nazongera kugaruka muri uru rugo bazamuvuna amaguru, kandi na Derrick nawe nuko asubiye kwa Kazuba nyina akamusangayo noneho yamutsinda. Uzamuha akibyumva ati Yesu wanje we zamuwe abagira ngo
twisekereze nubwo nta mutima mubi ariko nawe araje azabigwemo dore ko nyina wa Derrick atangiye kuja agerayo akavuga ati noneho aka kantu ko nakahe ese mwagatoraguye he nyemerera unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu byo gufungura ibuto ya subscribe dore ko tugiye kugirana ikiganiro kidasanzwe ni amakuru meza ngiye kuba nabagezaho avuye muri filime agahinda k'imfubyi ibyabaye uyu munsi ndaje mbivuge ibyabereye kuri behind the scene ndaje mbivuge nibishake binkoreho njyewe ndabivuga ku bakunzi ba filime agahinda k'imfubyi by'umwihariko ugiye kubanza ugaragaze yuko ukunda Derrick cyangwa se Kazuba cyangwa se Zamu cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye ariko ndabizi ko ni abantu batarenze batatu ukunda kurusha abandi ugiye kugenda muri comment umuntu ukunda umushiremo udutima twinshi cyane nurangiza urenzeho n'izina rye ndabizi neza uwa mbere ashobora kuza ari Kazuba uwa kabiri akaza ari Derrick uwa gatatu ndakeka nashidikanya ko yaza ari Yesu wanje we tuzi nka Zamu kuko abo bantu nibo bamaze kuba bakigarura imitima ya benshi hano muri filime agahinda k'imfubyi reka nkwisabire nanone kunyereka yuko wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe hari abajya bavuga ngo ntago bazi ahantu yaba iherereye naho munsi ya video ho gakeya aho ngaho ku ruhande rw'iburyo haba handitseho sabone cyangwa se subscribe ukihakandaho uba wiyunze ku bandi ukinjira mu muryango mugari w'abakunzi ba filime agahinda k'imfubyi dore ko hano ariho duhurira tugatanga ibiganiro buri wese akavuga icyo yifuza muri filime agahinda k'imfubyi akagaragaza n'umukunzi we n'umuntu utuma areba filime by'umwihariko buri wese aba afite umuntu utuma areba filime by'umwihariko hano tugiye kubana mu kiganiro kitarengeje iminota 10 cyangwa se 15 yonyine ariko turahava tuhungukiye byinshi cyane tuhungukiye byinshi cyane mutari muzi byaje kuba ari gihe ureba filime ariko ntusobanukirwe neza cyangwa se ikarangira nta kintu wumvishemo cyangwa se nta kintu kizima kigaragaye ariko hano iyo ugeze kuri iki kino kiganiro urushaho gusobanukirwa ndetse no kumva ibyaje kuba byagaragara muri episode iba yasohotse ndetse n'iraza ikaza ufiteho amakuru makeya kugira ngo irusheho kuryohera reka nguhereze ikaze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane aho uhereye hose mu bice bitandukanye by'isi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugerekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza wowe umaze kuba wakanda ku buto ya subscribe nguhaye ikaze mu kiganiro cy'abakunzi ba filime agahinda k'imfubyi aho tugiye kuba twabaganirira ku bantu batatu bonyine harimo Kazuba hakabamo Derrick hakabamo na Zamu muzi nka Yesu wanje we munyemerere rero dutangire twibwirana buri wese agiye kugenda muri comment abe yashiramo izina rye kugira bize kuba byiza cyane kurushaho ahite arenzaho akadarapo k'igihugu yaba aherereyemo kugira ngo tugende turushaho kubona abakunzi bacu ba nyabo igihugu baba baherereyemo ni ibintu bitagoye kuba wagenda muri comment ugashiramo izina ryawe niyo ryaba rimwe ntago ari ngombwa yose uyashiremo ugahita urenzaho n'akadarapo k'igihugu uherereyemo aho ngaho ubu twibwiye ku buryo burambuye